iyo kaminuza mwigamo abanyeshuri benshi muri gukora ubutinganyi, muri gukora ubutinganyi n'ubusambanyi buri hejuru nkaho muri imyereka abanyeshuri biyereka. Ndabivuga nongere mbivuge nongere ntahe testa kitiri bogrere ndabivuga inyereka ishusho y'umusore mwenzi. Ndavuga se mana yanjye uyu nguyu bigenze ute, uyu nguyu bigenze ute wite, uyu nguyu bigenze ute. Ati si umurokore se. Ndavuga ati ndi umunokore ndamuzi, ni n'inshuti yanjye ndamuzi. Ati anyereka ngiye kubona Uwiteka azanye ikintu kizungura gutya nk'icupa mu masaha 8 niko nari nicuye nongeye gusinzira mu gihe ndi gusenga mbona Imana inyeretse abanyeshuri. Imana irambwira ngo abanyeshuri benshi mu university ntabwo muri gukorera Imana hano ngo muri gukizwa. Ariko reka nkubwire ngo mu gihe ugiye kuba kwinenaguzwa ugiye kwiga ariko nta kazi uzabona. Ayo mashuri urayiga ndetse ni university turayiga yewe ariko nta kazi. Uwo kwinenaguzwa ntako. Mani nyereka ukuntu ababyeyi bifasha gutya ku matama. Ndavuga ati se niki? Ati ababyeyi benshi na benshi bagenda bahabwa amakuru y'abana babo ku ishuri, nyamara ngo abana babo batashye bagarutse bakigira abantu bazima. Nyamara iyo muri ku mashuri bamumeze nk'abafite ingo, nyamara mwaragiye mu rugo muri nk'abana. Mani nambwira ngo ibintu muri gukora bizabagaruka, ibyo muri gukora bizabagaruka. Nkubwira ngo niba nta guhinduka guhari, niba nta guhamya guhari, niba nta gukizwa guhari, nta kuzabona. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu Rwanda n'abari hanze igihugu cy'u Rwanda. Mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Reka tumusabe kugira ngo abasuhuze. Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije abantu bose badukurikiye. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nishimiye ko tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana, nkabagezaho message Imana yampaye kugira ngo muyakire mu izina rya Yesu. Amazina akaba ari Habineza Sharire, ariko nkaba nkora kuri YouTube yitwa Karoli TV. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. YouTube channel ye yitwa Karoli TV. Hano ari kuri Imana irahari TV. Ubushize twakoranye ikiganiro cyiza kivuga butumwa gicyaha gitesha. Mu nyuma twongera turagukenera gusa ntitwakubona kubera ko ari ku musozi uri mu masengesho, ku musozi wa Bweramvura. Imana yabanye nawe, ni nayo mpamvu uyu munsi wavuze uti Imana yampaye message, nyamuneka ndashaka kuza kuzitambutsa. Tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Ndumva twatangira dusenga Imana kugira ngo ibane natwe. Karibu. Murakoze. Imana turagushimiye nushimwe kuko uruwera uri Imana igivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Mbere ya byose ndagushimiye kubwo cyitse hano siko Satani yabishakaga. Impanuka zari nyinshi mu muhanda ariko wabanye nanjye nushimwe, icyubaro n'ikibicaye mwami w'abami. Ndagushimiye ko nageze hano hantu amahoro. Ndagushimiye yuko na Pascal wamurinze, kandi ndagushimiye ko mwami abantu badukurikiye nabo wabarinze. Satani siko yabishakaga ndetse siko yanabishakaga, ndetse Satani siko afite agakiza sinuko yakakira, ahubwo waturinze kuko imbabazi zawe ziduhoraho. Mwami w'abami ndakwinginze ngo uzubane nanyu ushyikire ntabari njyewe, ntambutse message wampaye mu izina rya Yesu, kandi ntabari njyewe unshoboza umpa imbaraga zawe ku buntu bwawe. Abantu ngiye kubana nabo mwami w'abami ubaho umugisha kandi ubahe guhinduka, kandi Uwiteka nyiringa Imana unkurikira wese agira icyo yunguka kandi n'icyaronka. Urakoze izina ryawe nikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo ujye mbere tugezeho message. Message nshaka kubahereza ni ijambo riri muri Yohana, ni ibice 4 n'umurongo waho w'9. Titira amagambo aravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. 9 haravuga ngo umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyo ni ikibazo. Hagakomeza avuga ngo icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Dusubiremo, haravuze ngo umusamariyakazi aramusubiza ati, kuri umuyuda nje nkaba ndi umusamariyakazi uransaba amazi ute? Ni ikibazo. Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Imana nitubabare cyane.
njye narababwiye ngo ntabwo nzigera mvuga ijambo ririmo ubuzima kandi mbona ari urupfu. Ndashaka ngo njye mvuga Imana nkuko ntambutse message nkuko yayimpaye. Ndagira ngo njye mvugana n'abantu, nta mpamvu yo kuvuga ngo iki ngiki warakisha ariko mvuge ngo ntabwo wakishe. Nshaka yuko byibura hazabaho n'umuntu umwe avuge ngo uko bisa kose nahuye n'umuntu w'Imana, uko bisa kose hari inzira ngomba kuvamo. Reka nkubwire ngo iri jambo kunena ni ijambo rikoreshwa mu gihe umuntu mwinenaguje. Iri ni ijambo kunena ni ijambo umuntu mubwira ukamwinenaguza bitewe n'uburyo umubona. Ngurugero, iyo umuntu afite umwanda abantu baramwinena. Iyo umuntu atagaragara neza abantu baramwinena. Iri jambo ngo impamvu ngo yamubwiye gutyo ngo kuri umuyuda nkaba ndi umusamariyakazi uransaba amazi yo kunywa, uransaba amazi yo kunywa gute? Iryo jambo kwinena rirashaka kuza gura n'ubuhanuzi nkuzane aka kanya. Ese unyemerere ugeze mu bantu b'Imana ntabwo bakwinena? Ahantu tuye mu rugo iwawe ntabwo abaturanyi bajya bakwinena? Ese wowe Imana yikurebye ikakubona ntabwo ikikwinena? Mubwire ngo nta muyuda cyangwa umuntu w'umukozi w'Imana wo gukora nk'ibyo ukora. Niba ugendera mu nzira zitajyanye no gushaka kw'Imana, ukaba ukiyoborwa na kamere yawe, ukaba utagifite guhamya muri wowe, uri uwo kwinenwa. Abantu benshi bari kugenda bava mu nzira z'Imana bitewe nuko bagiye bahura n'abantu badafite ikintu cy'Imana muri bo. Niko navuze ngo uri umuntu Imana yakwiratana cyangwa yakwinena. Niba ufite umwanda kuri wowe ukaba utarabasha kwatura, menya ngo uro kwinenaguzwa nta gaciro mu gihe ugifite umwanda. Ntabwo wagakwiye kujya mu bana b'Imana. Iryo ni ijambo nkuzaniye muri kano kanya. Uyu munsi nari ndi gusenga, ejo bundi twari turi kumwe, ejo bundi mbona ku musozi ndi gusenga. Uyu munsi ndasenga ndavuga ati Mana, noneho uyu munsi ndabwira icyo abantu b'Imana. Mu masaha 8 nibwo nari nicuye, nongeye gusinzira mu gihe ndi gusenga, mbona Imana inyeretse abanyeshuri. Imana irambwira ngo abanyeshuri benshi mu university ntabwo muri gukorera Imana, ntabwo muri gukizwa. Ariko reka nkubwire ngo mu gihe ugiye kuba kwinenaguzwa, ugiye kwiga ariko nta kazi uzabona. Ayo mashuri urayiga ndetse ni university turayiga yewe, ariko nta kazi. Uwo kwinenaguzwa ntako. Mani nyereka ukuntu ababyeyi bifasha gutya ku matama. Ndavuga ati se niki? Ati ababyeyi benshi na benshi bagenda bahabwa amakuru y'abana babo ku ishuri, nyamara ngo abana babo baba batashye bagarutse bakigira abantu bazima. Nyamara iyo muri ku mashuri bamumeze nk'abafite ingo, nyamara mwaragiye mu rugo muri nk'abana. Mani nambwira ngo ibintu muri gukora bizabagaruka, ibyo muri gukora bizabagaruka. Nkubwira ngo niba nta guhinduka guhari, niba nta guhamya guhari, niba nta gukizwa guhari, nta kuzabona. Uzayarangiza ariko wicare. Imyereka abanyeshuri biyereka. Ndabivuga nongere mbivuge nongere ntahe. Testa kitiri bogrere. Ndabivuga. Inyereka ishusho y'umusore mwenzi. Ndavuga ati Mana yanjye, uyu nguyu bigenze ute? Uyu nguyu bigenze ute wite? Uyu nguyu bigenze ute? Ati si umurokore se. Ndavuga ati ndi umurokore, ndamuzi, ni n'inshuti yanjye, ndamuzi. Ati anyereka ngiye kubona Uwiteka azanye ikintu kizungura gutya nk'icupa, kiza gutya. Arambwira ngo nta gakiza hagifite. Imana irababaye kubw'ibintu muri gukora. Imana irababaye kubw'ibintu muri gukora. Imana irababaye. Yongera inyereka ahantu hamwe abasore bahagaze ahantu ku rusengero. Uyu munsi naje no kubwira ngo ibyo ukora uro kwinenaguzwa. Nta buhanuzi nkuzaniye bujya hejuru y'ibyaha umaze iminsi uri gukora. Turebane. Uro kwinenaguzwa
Imana inyereka abasore benshi muri kujya kurusanyira mutagiye gusenga ahubwo mugiye gushaka abakobwa muzajya mugusha mu byaha. Muri kujya ku rusengero mujyanywe no gushaka abakobwa mugwisha mu byaha. Testakita ribogerere nistakita atakarabara. Mujyayo mugiye gushaka musubize inyuma. Reka nkubwire ngo ibyo muri gukora byamenyekanye. Ugiye gusenga Imana irimo kwinenaguza abantu muri gukora ibyaha mwijijisha mubeshya. Imana irakwinenye. Nta buhanuzi nkuzaniye nkubwire ngo ibyo uri gukora Imana iri kubibona. Nazanye message kuba motari. Imana irambwira ngo mbwire ngo niba twamugeze isi umugore wawe muve mu magambo y'uburayi. Imana inyereka uburyo Imana igiye kwinenaguza abamotari benshi. Imana igiye kukwinena we mu motari. Imana igiye kukwinena ngo abamotari benshi nta gakiza mu gifite. Ntako mu gifite. Mana we nta gakiza abamotari mu gifite. Ngo ariko Imana igiye bamwe gutuma akazi kabo katagenda. Urajya uhagarara ku muhanda utaratura ubura mugenzi. Imana iri kukwinena. Nushaka uburi umwe, nushaka uburi babiri, ariko Imana irambwiye ngo iri kukwinena. Nongere nkubwire ngo yavuze ngo uriya muntu utwaye ntabwo ari umugore wawe, si n'umusambanyi. Imana yanyeretse ukuntu abamotari nta gakiza mufite. Mugiye kwinenaguzwa ku buryo uzajya uhagarara ku muhanda ubura umuntu ukubaza. Mugiye kwinenaguzwa, mugiye kubura amazi, mugiye aho mwajyaga muhahiramo. Imana igiye kuvuga ngo enough is enough, birahagije. Mu gihe utaratura uvuga ngo Mana mbabarira nakoze iki ngiki. Mu gihe utarava ngo Mana mbabarira ngo nakoze iki ngiki. Nta uro kwinenaguzwa. We munyeshuri we utaratura menya ngo uro kwinenaguzwa. Urayiga ariko nta kazi. Nta kazi. Ugiye kuyiga ariko uzajya utagereza nta kazi ubonye. Imana yambwiye ngo nimwihane. Imana yambwiye ngo nimuhinduke. Imana yambwiye ngo urabategereje. Imana yambwiye ngo hinduka. Imana yambwiye ngo bahuwa waruri kera. Abenshi muri kugendera mu kigare. Abenshi muri kugendera mu kigare. Ariko Imana iravuze ngo ugiye kwinenaguza. Imana iraguteza abantu we nudahinduka, wowe nudasaba imbabazi. Imana iraguteza abantu. Ntabwo Imana izabyemera. Ntabwo abandi kukubwira ngo ugiye gutabarwa. Ntabiriho. Va mu byaha uri mu mazi iminsi ukora. Va mu byaha umaze iminsi ukora. Imana yambwiye ngo ugiye kukwinenaguza ndetse ngo wabikoze kenshi ndetse ariko icyo kigare mwagiye mukora yarabibonye. Abantu benshi nabonye umumama, sinshatse kumuvuga izina, mperuka guhura nawe tuganira ibintu nawe, arambwira ngo nasengewe n'umukozi w'Imana. Ngiye kubivuga ndahita ntaha. Mu kunsengera maze kwatura arambwira ngo wazansuye ahubwo ko nanjye ngushatse. Nkubwire ngo agakiza udafite wisenya umurimo w'Imana. Wibeshyera Imana. Ntabwo umukozi w'Imana asambana. Ntabwo umukozi w'Imana mw'inzoga. Ntabwo umukozi w'Imana arangwa n'ubuhezi.
nta gakiza ufite. Muri gusenya umurimo w'Imana, muri gusenya umurimo w'Imana. Imana irababaye, Imana irababaye, Imana irababaye, Imana irababaye. Imana irababaye. Muri gukururira umuriro kaminuza mwigamo, abanyeshuri baje muri gukora ubutinganyi, muri gukora ubutinganyi n'ubusambanyi buri hejuru, muri kubeshyera Imana, muri kubeshyera Imana, muri gukora ubutinganyi, muri gukora ubutinganyi, muri gukora ubutinganyi. Ariko Imana yambwiye ngo ubabwire ngo niba tagarukiraho iriya diplome n'akazi muzigera mubona, reka basenze bakore. Muri gukora ubutinganyi, muri gukora ubusambanyi, muri gukora ubusinzi. Ariko Imana iraje, Imana iraje irambwiye ngo nkubwire ngo warihembye, warihembye, warihembye. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igiye kukunyaga icyo wakundaga, igiye kukunyaga icyo wakundaga. Imana igiye kukunyaga icyo warutegeyeho. Imana irarambiwe umunuko w'abantu bayibeshyera kwikoze kandi nta kindi ikoze. Imana dutabare. Atura, atura, atura. Ntabwo Imana igikorana inzira z'umwijima. Atura. Muri gukora ubusambanyi bwinshi cyane. Imana ibyo uri gukora iri kukubona, amaso yayo ari kukubona. Ibyo ukora ucishisha abagenzi bawe iri kukubona, iri kukubona, iri kukubona. Imana yongera iranyereka hari umugabo wakoresheje abantu wanga kubishyura ngo uri umujura, uri umujura, uramuha amafaranga ye, uri umujura, uri umujura. Nutatura Imana igiye kukunyaga icyo warutezeho amaboko. Nutatura Imana igiye kukunyaga icyo warutegereje. Testa kitiri bogrere. Imana irambwiye ngo igiye kukunyaga icyo warutegereje. Imana dutabare. Imana yambwiye ngo mbikubwire, Imana mbikubwire. Mumbabare mvuga uno mugani, baravuga ngo kamenyero yenze nyina. Ufite akamenyero ko kugendera mu byaha, ufite akamenyero ko gukora ibibi, ufite akamenyero ko kubeshya no guteranya, ariko igiye kukwinena. Imana igiye kukwinena, Imana igiye kukwinena, Imana igiye kukwinena. Yewe nudahinduka Imana igiye kukwinena, Imana igiye kukwinena. Nasinziriye mbona akantu kameze nk'uburobe. Abantu b'i Burundi burabuzi ukuntu bafata uburobe bakabushyira mu kantu kameze nk'urukoma ruhiye. Ndavuga ati Imana iki niki? Imana yambwiye ngo abarokore benshi bari gufata imiti y'abapfumu y'inzaratsi kugira ngo abagabo babo batware uko babishaka. Ngo ariko mwice, 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 mwice. Ariko Imana igiye kukwinena, Imana igiye kukwerekana, Imana igiye kukwereka, Imana igiye kukwereka, Imana igiye kunyaga icyo warutegereje, Imana igiye kukwereka ikunyaga icyo warukunze. Nyemerera dusenge, ndena nashaka gusenga Imana. Kumamo. Nyemera nsenge, nyemera senge. Ubwo buhanuzi ubifata uko ubibonye, ubifata uko ubyumva. Ariko Imana yambwiye ngo hinduka cyangwa ube wo kwinenaguzwa. Imana yambwiye ngo igiye kukwinena, Imana yambwiye ngo igiye kuguteza abantu mu izina rya Yesu, igiye kukwereka ko irambiwe, igiye kukwereka ko byose yari bibonaga, yarabibonaga, yarabibonaga. Irambwira ngo nongere mbisubiremo, nta kazi mu gihe ukigendera mu busambanyi. Irambwira ngo nta kazi uzabona, ibyo ukora byo byaha uri kugenda bitsikamira diplome yawe. Ngo ababyeyi benshi bari kubona ngo abana babo bagiye ku ishuri, ngo bagiye ku ishuri. Nyamara Imana irambwiye ngo babyeyi mwe musengere abana banyu, musengere abana banyu, musengere abana banyu. Abana bari mu butinganyi, bari mu busambanyi, bari mu ngeso mbi, bari mu ngeso mbi mbivuge. Imana irambwiye ngo mugiye kurangiza ariko nta kazi muzabona, mugiye kurangiza ariko nta kazi muzabona.
nyemerera dusenge Imana. Ugiye kurangiza utaratura, winenaguzwe, ugiye kwinenaguzwa, ugiye kuba igicibwa. Ntabwo nkuzaniye ijambo rivuga ngo akira akazi, ntagahari mu gihe utaratura ibyaha byawe by'ubusambanyi, ibyaha byawe by'ubutinganyi, mu gihe utarabyatura nta kazi gahari. Utaratura ibyaha ukora, utaratura ingeso zawe ugenderamo mbi, utaratura ibyo ukorera mu rugo rwawe, utaratura ntako. Mana ndagushimiye kuri wera, Mana ndagushimiye kuri Imana igivuga bikaba, ndagushimiye kuri Imana igibabarira. Testa kitiri bogrere pinista kitalabana takiribo. Uri Imana ikibabarira, uri Imana igitanga imbabazi. Mana mbabarira, utabara uyu muntu wemeye guhinduka. Mana mbabarira, utabara umuntu uhindutse. Mana mbabarira, utabara umuntu uvuze ngo ngiye mfata umwanzuro. Umbabarire Mana, utabara umuntu wiyemeje kuva mu ngeso mbi mu izina rya Yesu. Umwami wa bami, umbabarire, utabara umuntu uvuze ko agiye guhinduka. Mwami wa bami, urengera abamotari nabonye mu izina rya Yesu. Aba banyeshuri Mana, mu izina rya Yesu ubatabare Mana, mu izina rya Yesu. Uri Imana igitanga imbabazi, uri Imana igitanga ubuzima, uri Imana igihabarira abari bakoze ingeso z'ubusambo, uri Imana igitanga imbabazi mu ruhande rwose. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye ko ari cyo ugiye gukora, ndagushimiye ko ari cyo ugiye kubaremera, ndagushimiye kuri ubatabare. Ndakwinginze Mana we, ndakwinginze n'umutima wanjye mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ugira icyo bakorera, ndakwinginze ugira icyo baremera mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Uwiteka we, ndakwinginze. Urakoze ko ari cyo ukore, urakoze Uwiteka Nyiringabo Imana. Ukugana wese Uwiteka Nyiringabo, uri mu imbabazi zawe ku buntu bwawe. Urakoze, ndagushimiye. Sengera abantu bose barwaye Mana, bari mu bihugu bigiye bitandukanye, mu Rwanda no mu mahanga, ubatabare Mana we, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ndagushimiye ko ari cyo ugiye gukora. Abashumeri ukabarengera mu izina rya Yesu, ukabatabara Mwami, mu izina rya Yesu. Icyubahiro nigikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, none nsenze mbyizeye, amen. Dore ntamba y'ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, ngunyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, ngunyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Amazina maraso yo mu rubavu rwawe, bingiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinga ukundi. Imana itutabare, Imana itabara ubwoko bwayo, Imana iturengere. Iki ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo gukiranuka, kuko Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza. Mukozi w'Imana, niba nta kindi urenzaho, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone tugana ku musozo. Nimero yanjye ya telefone ni 078 21 58 035. Iyo ngiyo kuyihamagara ni ukugira ngo wature usenge, ni ukugira ngo umbwire ngo ndarekuye, mvuye mu ngeso zanjye mbi, munsengere munsabire Imana imbabazi.
guhamagara n'ubuntu nta kintu ndi bukwake. Je Imana arambwiye ngo nimpereze abantu message yo kwabwira ngo nimuve mu byaha murimo muhinduke. Imana iragushaka n'ubwo waba uri umwe. Nimero yanjye yindi ya WhatsApp ndacyari gukoresha nimero muri Malawi kuko niho maze iminsi mvuye murabizi. Ni akamenyetso ko guteranya 65 92 021 64 26. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane wewe wari kumwe natwe. Fata umwanya muto ubanze ukore subscribe, kandi n'uburenganzira bwawe kwandika muri comment uko byumva no kubitekereza kugira ngo tumenye ibyo duhindura ibyo ari byo. Umukozi w'Imana nkuko yabibabwiye rero, ntabwo nimero ze zishyuzwa, ahubwo ni umuntu ushaka gusenga, ushaka gusabana n'Imana. Imana rero bahereza umugisha kubwo kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.